ariko RDF yarago hazajyamo amajeya namwe mw'inzingo mukenere kuzamo kazengukemo umuraro urabona se mva ariko se mwana w'ishaka bo wewe baragufashe mu gisirikare badase naribye gafatana n'utugu n'ibiteri gongo aguhare wago y'igisirikare bafata banjana ese mushihano w'iki mwana bako bagufashe barafashe none ihangane reba ukuntu umeze agira ngo uragati kari munuze mu rutoki kafoka gagati kari mu rutoki gatsitare witutongoka mu rutare ariko se wamusubije ibyo akubajije musubiza gasubizwe mu gihirahiro wamushubirije nago wawe ufite umushiha nk'uyungunga RDF izagufate RDF bafata abasore b'inkorokoro bafite n'ikinyabupfura man nkanjye inkorokoro nyine nkanjye ariko uriyemera we cyatuze ufite umushiha uko batagufashe ese ntago bagufashe nyabyihorere bira bintu n'amahirwe mwana ariko RDF yarago hazajyamo amajeya namwe mw'inzingo mukenere kuzamo kazengukemo umuraro urabona se mva we wakwitwa n'urugendo ubwo ikosi warishobora koko ariko mwana niba baragufashe we bataramufashe wamwiyemeraho gutyo ni wumva arata ahubwo wengirira gutya ni wowe wa apo kano n'ubundi nigendere nta kintu ivugana n'abasivili yego kare we ariko mwana uramutipa arambabaje kihorere mwana Rwanda yabiciyemo umugani aragukorogoshoye kundusha byihorere ri ariko mwana nyene nkuriye igihugu ntago ari byo biba bimujyana kutongeraho kugisaba aho urafashije salama mwana salama mashaka ko mufite amagara yabivuze bite gihoreye mwana ibintu icuca dukoreye nagahoma gute se mumbwire kabo gihorere shaho icucu azanyegeraho ngo we baramufashe ngo ngiye arankorogoshoye none se mwari mwi nyamvaro narwo ngo nirwasabira wafata ameza akarukavagara amasakarame ariko mwana nawe urashinyagura ni mu gisirikare ese burya nawe wari waragiyemo ngo mwana nagiye ariko nasanze n'ujuje ibisabwa uwo mutipe wemera gutya arakantu twamukorera ngira kwiyemera yego mwana akahise ufite nimero yiwe ndayifite reka tumubeshye turamubeshya gute tuza wowe uraje ubibone nta nimero ziwe kanzi ku murabyumva ko iri gucamo urumva agahinda yane umukorogosho yabyihu byo ni mubindekere ayo tubanze tumwemeze ko yanze kwifata ceceka atakumva arayifata aro bite byawe wamagaye ndi umukozi wo muri RDF wese wamagaye ndi umukozi wo muri RDF niwe witwa Mani nimero yawe irangamuntu yego turashize no 56 Cheka
Ati. Mbwira amazina ya papa wawe. Jesus. Umugabo wawe. Abantu. Yandwi Marikere. Ntabwo ugeze ufungwa na rimwe. Utemewe gukorera igihugu. Oh my God. Ubwo rero bawiteguye bagiye kugufata. Turaje tuzana imodoka tubafate. Mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukaba uri hano i Kigali. Yego mwana. Nabo mbona umeze neza wagiye bakakogosha Azongere kwiyemera. Ese mwana buru cyane none ndabizi ubu noneho ngiye banamamagaye ubu ngiye ugiye kugera baba we nta bintu by'imikino bazaza se kugutora rya baba we baramamagaye kano kanya Ugiye kugenda. baba we Neza. reba mani Dusiga tujye baba we ahubwo ngo mwasanga mwe muje kunjya Toka Satani kwa jina la Yesu. bintu byo muri filime. biransabira Satani yawe tujye kwahira. baba we ibyo nibyo nabisezera urafata. yo gushaka kwatsi man nago nakongera kwahira Reka mbwire Satani. Reka mbwire nuze we. Reka mbwire ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ya power. Kuza ngo tujye kwahira. ariko iraburara gute kandi njyara giye nje yanyiha Gende mwana. ni munde kure wazana agafu Icucu gwino hano. gise shaba civilian mwe Kwagukoreye da wa mwana. twagupfunyikiye kibiribiri Motonyo ufite ushire. gute se byambuza kugutikura se ntamukanya baraje bamamagare ahubwo nigende Okay, tegereza. Umva sha niho njya kugemera ahubwo yakakandi. Ungaye. Mwese ni muceceke. Fandarongera aramamagaye kanza ahubwo mwitawe numva ibyo ambwiye aro Yes. yego ndakumva Salama. sara Iyo nara defi gwamagaye mwana. amaye